ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese nshuti bakunzi ba Lemigo TV mwahisemo gukurikira ibiganiro byayo. Tugeze muri wa mwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru, murasuzwa na Innocent Muvunyinti nawe mugiye kubana muri iyi gahunda. Reka aya makuru y'ingenzi yaranze icyumweru tuyahere ku nkuru ibabaje. Ni inkuru y'impanuka yabaye kuwa kane w'iki cyumweru ubwo imodoka ebyiri zagonganaga mu muhanda Karongi Kigali. Imodoka imwe yari itwaye abafungwa bagiye kuburana, indi itwaye abagenzi. Icyo gihe abantu barindwi bahise bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Muri uwo munsi rero twavuganye n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba ni Superintendent Emmanuel Hitayezu, atangira atubwira icyateye impanuka ndetse nuko byari bimeze, nuko ibikorwa by'ubutabazi byari byifashe. Twavuganye ku murongo wa telefone. Uyu munsi ya saa 3 hafi saa 4 mu muhanda Karongi Kigali habereye impanuka, imodoka ebyiri zagonganye, imwe yavaga karere ka Karongi yerekeza Kigali, indi iva muri Muhanga. Iyi modoka yavaga Muhanga ni ya gereza ya Muhanga, yari itwaye abafungwa bavaga Muhanga bagiye kuburanira i Karongi. Hanyuma rero nibwo igeze mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi ihurana n'imodoka yavaga Karongi kwasiteri ya Yaranze bita Capital, nibwo iyo accident yabaye. Hahise hapamo abantu bagera muri barindwi, n'abagororwa bari bagiye kuburana, hakomerekamo abandi batanu, ubwo n'abagororwa batanu bakomeretse, harimo n'abacungagereza bari babacunze nabo bakomeretse. Noneho mu modoka yavaga Karongi yerekeza Kigali harimo abagenzi bagera 11, hakomerekamo abantu batatu, abagenzi babiri na shoferi wari witwaye. Iyo mpanuka yaba yatewe n'iki? Iyo mpanuka nk'uko abahageze bwa mbere batubwiye, batugaragaje yuko iriya modoka yavaga Karongi ya kwasiteri yataye umukono wayo, noneho ijya mu mukono w'imodoka yaturukaga Muhanga, hanyuma ziragongana. Muri uku kugongana rero iriya modoka yavaga Muhanga yari itwaye abafungwa, nibwo yaguye muri rigore, hanyuma bariya abantu nakubwiye bari barimo bamwe barapfa abandi barakomereka. None ubu ibikorwa by'ubutabazi byifashe gute? Turimo kubona amafoto y'imibiri y'abantu bahiye, ukabona ko bakongotse, itanafashwe neza mu buryo buyihesha icyubahiro. Mwatubwira no kubijyanye n'igikorwa cy'ubutabazi cyaba cyabayeho? Igikorwa cy'ubutabazi cyakozwe, murumva impanuka ikimara kuba, inzego z'umutekano zamenyesha zihita zihagera, barwana no kuzimya kugira ngo barebe ko bavanamo abo bantu. Ariko mu gihe gitoya ngo bamaze gushyikirizwa kuri hopitali ya Kibuye, indege ya gisirikare yahisiza, hanyuma abakomeretse cyane bigaragara yuko ubu ibitaro bya Kibuye bitari bafite ubushobozi bwo kuba babavura, nibo boherejwe ku bitaro bya gisirikare i Kanombe. Ubwo hari abandi rero basigaye batari bakomeretse cyane, barimo bavurirwa ku bitaro bya Kibuye. None mwebwe musanzwe muzi uwo muhanda, ako gace impanuka yabereyemo, ni ahantu hasanzwe habera impanuka nyinshi? Oya, ntabwo bisanzwe, ntabwo hakunze kubera impanuka nyinshi. Nko muri iyi minsi ni nayo mpanuka ibaye ikomeye cyane muri uwo muhanda. Impanuka zisanzwe zihaba nk'uko zibera no mu yindi mihanda yindi, cyangwa se no mu tundi duce tundi tw'umuhanda. Aha rero tuboneraho gusaba nyine abashoferi batwaye biriya binyabiziga ko bakwiye kujya bitondera imihanda bagendamo, bakasoma ibyapa bigaragaza uko umuhanda uteye, kubera yuko bigaragara yuko bubahirije umuvuduko, bakubahiriza ibyapa by'umuhanda, icyo gihe impanuka iriya yabaye ntabwo yakombaga kuba yabaye. Dusubiye inyuma gatoya ku kijyanye n'abafungwa bari mu modoka, bari barimo ku buhe buryo? Bari bambaye amapingu? Byari bimeze gute? Birumvikana ko iyo abafungwa bagiye kuburana bagomba kuba bambaye amapingu. Amapingu bayakurwaho iyo bagiye kwinjira, iyo bageze imbere y'umucamanza. Urumva rero bari bayambaye.
abafungwa buri wese yabaga yambaye ipingu rye cyangwa babiri babaga bahambiranyije nk'uko tujya tubibona? niko bigomba kuba bimeze, baba bagomba ko buri mufungwa bagomba kuba ari ku ipingu, ubundi niko bigomba kuba bimeze kandi bigareye ko ariko nako byari bimeze. Abafungwa bose buri wese yari yambaye ipingu rye, nta bari bahambiranyije? Ntabwo nabihamya yuko hari abari bahambiranyije. Icyo nababwira cyo ni uko iyo umufungwa agiye kuburana aba yambaye ipingu. Superintendent Emmanuel Hitayezu n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba avuganye na Lemigo TV ku murongo wa telefone ku wa 4 w'iki cyumweru ubwo impanuka yari kimara kuba. Nyuma y'amasaha make iyi mpanuka ibaye, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa narwo rwahise rutumiza ikiganiro cyihuse n'abanyamakuru. Bimwe mu bibazo byagarutsweho hari n'icyo ngicyo cyo kuba hari abafungwa bari basangiye amapingu, bikaba biri mu bishobora kuba byaratumye ubutabazi bugorana. Uyu ni umuyobozi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa Paul Rwarakabije, avuga ko bagiye gutangira gufatanya n'imiryango y'ababuze ababo, ariko kandi ngo banagiye no kureba uko bakwiga kuri iki kibazo. Ubundi gihe imfungwa n'abagororwa batwarwa bagenda mu mihanda, icyo gihe biba bimeze nka danger public. Iyo danger public rero ukuntu igomba kuba limite rimwe na rimwe, icya mbere ni ukugira ngo abantu babe bari mu mapingu. Abantu ntabwo ushobora kubatwara gutya nk'uko utwara abagenzi bandi. Ibyo byo ni amategeko asanzweho, ntabwo twagira ngo nicyo cyonyine turaheraho kugira ngo tuvuge ngo ibyabaye nicyo cyabiteye. Ni imfungwa cyangwa abagororwa burya kategori zabo ziratandukanye. Abantu iyo ubonye bari escort ari nini, ibyo baregwa biba birenze urugero akenshi ndiko biba bimeze. Aboroheje nabo uzabona bafite ipingu rimwe ari babiri, akenshi nk'abo ngabo n'ibyo ibyaha bakurikiranweho biba byoroheje. Ni ibyago kuba habaye impanuka, ariko ubundi iyo abantu babiri ubonye bafite ipingu rimwe bari hamwe, nk'icyo ngicyo ubundi ntabwo kiba kiri mu bintu biri mu bikomereye abantu cyane. Birumvikana ko mu minsi ikurikira, ubwo buryo y'umuntu ahuye n'ikibazo nka kiriya, mu bikurikiraho hari ibihinduka, kuko iki ntabwo ari kireba RCC gusa, kirareba n'igihugu cyose, ku buryo n'ingamba zashobora kuzaza kera zikaba zakurikira vuba. Iki nicyo nashobora kubabwira ngo uyu munsi turakomeza dukurikire uko abavurwa barimo kuvurwa, abo dushyingura nabo turafatanya n'imiryango. Ni ikibazo kitureba twese, ari twebwe ari imiryango yabo. Komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza Paul Rwarakabije. Muri iki cyumweru kandi komisiyo y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta yakomeje kwakira ibigo bya leta ndetse n'ibishamikiyeho bikoresha ingengo y'imari. Muri iki cyumweru iyi komisiyo yakiriye akarere ka Kirehe mu rwego rwo gutanga ibisobanuro ku mikoreshereze idahwitse y'imari n'umutungo by'igihugu muri aka karere byavuzwemo. Aka karere ntikatanze ibisobanuro bihagije ku mikoreshereze mibi yagaragaye mu mikoreshereze y'umutungo, kuko hari amafaranga yagombaga gukoreshwa muri gahunda ya VUP umurenge, ariko abayahawe ntibaze kuyakoresha icyo bari bayaherewe. Marie Claire Umukiza yaduteguriye inkuru ikurikira. Murabibaza se cyangwa ntimubibaza? Komisiyo y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta yagiranye ikiganiro n'abayobozi b'akarere ka Kirehe kugira ngo hagaragazwe uburyo aka karere kagiye gakoresha umutungo n'imari by'igihugu. Muri iki kiganiro komisiyo yabajije ibibazo bitandukanye bijyanye ahanini n'ibirebana n'ubuzima bw'abaturage, aho hibanzwe ku kibazo cy'amaraporo y'ibyakozwe, aho usanga harimo amakosa, hakaba n'ikibazo cy'amafaranga yagiye atangwa muri VUP n'abari babifitiye uburenganzira bakayaha amatsinda, ariko nyuma bikagaragara ko ayo matsinda ari baringa. Iyi komisiyo ntiyanyuzwe n'ibisobanuro aka karere katanze. Uyu mugabo aba muri iyo mirenge ku munsi hanyuma akaza baringa uhari koko.
usinyire sabira amafaranga ushobora kubisobanura ariko kazi ashinzwe gusa nta kandi wenda sinayo kuba business n'ugu karere uri akaba focal post ariko umuntu uri ku murenge ashinzwe VUP akabona zabaringa amafaranga agenda akabura ku munsi abyuka mu gitondo nimugoroba ariko akaza akora. Twashyizeho team special turamanuka tujya mu mirenge. Icyo twaje gusanga kuri aya matsinda yagaragaye muri report nuko abenshi batishyuye byagaragaye ko yari amatsinda ari barimo. Kuvuga umuntu akitwa ko afite itsinda n'abanyamuryango b'iryo tsinda amazina akabahari, ariko mu gihe cyo kwakira amafaranga akayatwara wenyine. Ibyo byaje kugaragara kugira ngo mu mafaranga mubona ari muri report agera kuri miliyoni 8 ayishyuwe ni miliyoni 2.61, ariko aba bandi twaje kubashakisha abo bose bigaragara ko bari amatsinda y'abaringa. Ubuyobozi bw'aka karere bukomeza busobanura ko hari amafaranga yagiye atangwa atagaragara aho yagiye, dore ko hari n'abayasabaga ntibayakoresha icyo bayasabiye, bityo bigatuma batabasha kuyishyura. Ntabwo mu by'ukuri nk'uko byavuzwe, ntabwo dufata amafaranga ngo tuyatange twe gukurikirana. Iyi gahunda uko imyaka yagiye itangira twagiye tubikurikirana ndetse tugenda tunafata n'ingamba. Urugero wenda umuntu yatanga dutangira imyaka ya mbere twatanze amafaranga abantu bakoze imishinga, nyuma twakurikirana tugasanga imishinga uko bayiteguye atari ko barimo kuyikora. Imyaka yakurikiyeho twaravuze turika noneho tureba abantu uko tubaha amafaranga twoye kuyabahera rimwe, dutangira kuyacamo ibyiciro. Niba ari umushinga w'ubworozi banza ugende wubake turebe ko ufite ikiraro. Ntabwo navuze ko twatangaga tutarebye. Ibyo mwarebye mwabonye iki? Twabaga dufite umushinga umuturage yateguye n'inzego zabisinya, bigaragara koko umushinga ushobora kunguka, ndetse twebwe mbere yo gutanga amafaranga tugatumiza abagize itsinda. Twebwe ntushobora kumusanga hari iwe mu rugo bose, ku rwego rw'umurenge turamanuka tukajya mu kagari. Igiteye impungenge kuri ibyo bibazo byose ni ukuntu ayo makosa akorwa na bamwe mu bakozi b'utugari n'imirenge bo muri ako karere. Usanga bamwe bakurikiranwa abandi bakigumira mu kazi kabo bakagumana n'inshingano zabo. Nimba batabikugaragarije urumva nta kibazo kirimo. Administrative nubwo batahanwa penal, ariko administrativement ntabwo bawukoreye akazi nk'uko babirahiriye. Bagomba kubihanirwa, nta nubwo bakomeza kuguma mu kazi gutyo ngo barengo, kuko bazongera bice n'ibindi byinshi cyane. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe n'abari bahagarariye akarere ka Kirehe, bakeye basabye kujya bakorana ubushishozi kugira ngo ibintu by'uburiganya no kwibeshya bishire. Marie Claire Uwumukiza, Lemigo TV. Ibintu byo kwibeshya, ibintu bya weakness, oya rwose bigerageze bijye kuri minimum cyangwa kuri zero. Reka tugume mu nteko ishinga amategeko n'ubundi muri komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta, aho n'ubundi kwa gatanu w'iki cyumweru yakiriye ikigo RSSB, ikigo cy'ubwiteganyirize n'ubwishingizi. Iki kigo nacyo cyakiriwe kinanirwa kwisobanura ku mikoreshereze mibi y'umutungo wa leta ukivugwamo. PAC yaje rero gushinja iki kigo guhisha amakuru arebana na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Fulgence Kizwera yarahatubereye. Ni raporo yakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikoreshereze y'umutungo wa leta mu mwaka wa 2013-2014. Ikigo RSSB kisobanuye muri PAC ku makosa agaragara muri raporo yakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ihuzwa ry'ibigo bibiri byahoze ari Rama na Caisse Sociale kuva mu mwaka wa 2011, ikigo RSSB kibifata nk'intandaro yo kuba hari amakosa yakozwe cyemera kandi cyemejwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Dr. Ntiziryaye Faustin ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu kigo RSSB, avuga ko bimwe mu bikorwa by'ishoramari bitanatanze umusaruro ngo byakozwe iki kigo kitarahuzwa n'ibibindi n'imbere y'umwaka wa 2011. Icyo nasobanura gusa nuko guhuza ibigo bibiri, ugahuza Caisse Sociale cyahoze ari Caisse Sociale na Rama, bari bafite imikorere bakoreragamo mu gukora investissement cyane cyane muri Caisse Sociale.
Dr Nteziryayo Faustin umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya RSSB ni ibintu adahuriraho namba n'abadepite bagize paki kuko bamwereka muri raporo indi mishinga yakozwe mu myaka iki kigo cyari kimaze kujyaho kandi nayo ikaba yarahombye. Abadepite bagize paki bavuga ko iki kigo RSSB kigura gihendwa kikagurisha gihomba mu mishinga y'ishoramari imwe n'imwe gikora, ngo hari naho iki kigo cyagurishije inzu gihomba asaga miliyari 1 na miliyoni 400, nyamara ngo kirarenga kigura izindi nzu za miliyari 2 cyungura umushoramari asaga miliyoni 400 zose. Ariko noneho abandi mubagurira ku giciro cy'ibyo ngibyo bitari ya value y'icyo gihe. Mwebwe ngiye kugurisha kumwajya kugura mukumva yuko abandi bagize abandi bagomba icyo kihutisha n'iki. Dr Ufitikirezi Daniel umuyobozi wa RSSB avuga ko nta uhomba abishaka kuko ngo hari igihe wiringira urwunguko ugasarura igihombo mu ishoramari, gusa ngo amakosa yakozwe barayasabira imbabazi. RSSB nka investor wundi icyo tuba tugamije ni ukunguka kuri investment dukora. Nta hantu RSSB yagiye ku investisa bivuga ngo izahomba, gusa igishobora kubaho ni iki. Nko mu ishoramari ryose ushobora kwiga umushinga ndetse ugakoresha n'aba experts babandi beza bashobora kubaho, bakaza bakagukorera inyigo bakayiguha mu gihe cyo gushyira mu bikorwa wa mushinga ntiwunguke nk'uko wabishaka. Amakosa ariho kandi ayo makosa ntabwo turi buyahakane kandi agaragara ko yakozwe. Icyo rero nabizeza abanyakubahwa ni uko wenda nyakubahwa Genero azagaruka koditinga umwaka utaha, nabwo icyo nabizeza ni uko icyo gihe nimubona hari icyagarutse muzavuge uko management yabishye, ariko amakosa yo turayemera yarakozwe nta kindi twayahindura. Nyamara ariko uko gusaba imbabazi kwa RSSB ngo nabyo ntacyo bimariye abanyarwanda nk'uko paki bivuga, kuko ngo iki kigo kitagaragaza ingamba zafashwe niba bakoze ayo makosa barayaryojwe. Ikindi nabwo wagarutse nuko agaragaje ko hari amakosa kuko wemera yabaye. Ese ayo makosa yabaye mwabikozeho iki? Washyikirije noneho na body mu bikoraho iki? Abagize uruhare muri ayo makosa mwabahanishije iki cyangwa bafatira ibihe byemezo? Kugira ngo vous accepter tabyemera nyine nkuko iyo ngiye kwa ndemera ibyaha byanjye kuri iyo ngiye mu misasi mbikora buri ndemera ibyo ntabwo biba bihagije. Nk'abantu bafitiwe trust bagiriwe icyizere n'igihugu kugira ngo noneho barebe ibintu batangira babikosore. Action murimo mufata ni izihe kugira ngo izi investment zirimo birebye iyo birimo bireba mwebwe mwakoze diagnostic ni gute? RSSB ntihamye ko yahombye, nyamara biragaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ibintu abadepite bafata nko guhisha amakuru umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kuko hari ibyo kivuga ko ngo kitamweretse kandi byagakwiriye kuba ibihamya by'uko kitahombye. Ikindi cyagaragaye muri iki kigo ngo ni ibisa nko guheza inama y'ubutegetsi muri byinshi iki kigo RSSB gikora. RSSB ni ikigo kirimo amafaranga y'abaturage kandi menshi kuko gihuza ramanaka y'isosiyali amafaranga atangwa n'abakozi ku mishahara. Iki kigo gifite ishoramari rinini nk'amazu cyubaka nayo kigura hirya no hino. Ku bwacyo cyemeza ko kitahombeje amafaranga y'abanyarwanda. Gisaba imbabazi ku makosa cyakoze, kikanasaba imbabazi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kubyo kitamugaragarije cyo kivuga ko ngo nta makuru arambye cyari kibifiteho. Ubushize ubwo cyagomba kwisobanura mu nteko nticyabashije kuboneka kuko bamwe mu bakozi bacyo batahageze, bituma bahageze basubizwayo. Fulgence Kizwera, Lemigo TV. Nyakubahwa mu gusubiza rero mujye munatubwira abo bantu bakoze negotiations zihombye ikigo mwagiye mubafatiriza ihengamba. Wa gatanu w'iki cyumweru kandi nanone abakozi 61 ba Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo bashyikirije inteko ishinga amategeko inyandiko basinyeho basaba ko ingingo y'101 itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yavugururwa hagamije ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yazabasha kongera kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 ubwo manda ebyiri yemererwa n'itegeko ririho kugeza ubu zizaba zirangiye. Juste Kairanga.
Akenshi iyo abantu bajyanye ubusabe bw'uko ingingo y'101 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda ivugururwa ku biro by'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda hakundaga kugaragara umubare munini w'ababazanye ubwo busabe. Gusa kuri wa gatanu ho siko byari bimeze ubwo abakozi ba Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo bazanaga ubusabe bwabo burebana no kuvugurura iyi ngingo, kuko mu bakozi 61 basinye kuri ubu busabe bohereje 2 muri bo ngo babahagararire. Aba baje bahagarariye abandi baganira n'itangazamakuru bagaragaje ibyo bashingira ubusabe bwabo bw'uko iyi ngingo yavugururwa. Dukurikije nk'umuyobozi w'indashyikirwa ibintu amaze kutugezaho, ubukungu bw'igihugu ukuntu bumaze kwiyongera, imirimo mu gihugu ukuntu imaze kwiyongera, mbahaye nk'urugero mu 2000 imirimo idashingiye ku buhinzi yari 400,000, ariko mu 2012 yari igeze ku 1,400,000. Ibyo byose bijyanye no gushyiraho ibikorwa remezo bituma abikorera bongera imirimo byihuta mu iterambere. Ibyo rero twararebye turavuga duti ni ibintu dukwiye gusesengura tukabitangira impamvu isaba ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga yavugururwa, kugira ngo umuyobozi w'indashyikirwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame agume atwihutishe muri iyo nzira y'iterambere no kugera ku byo twifuza nk'abanyarwanda mu buryo butazarira kandi mu buryo budahuzagurika. Bigendanye n'ibyo bashingiraho ubusabe bwabo, aho umuntu yakwibaza niba nta wundi munyarwanda waboneka ngo abe yabikora cyangwa se ngo akomereze ku byo Perezida Paul Kagame amaze kugeza ku Rwanda, bityo n'iyo ngingo ntibe yavugururwa. Gusa ku ruhande rwa Ngoboka wajagarariye abandi bakozi ba Mifotra ngo ntibyoroshye kubona undi wabikora. Twebwe iyo tureba uburyo abanyarwanda bahabwa uburenganzira bungana, uburyo inzego zubatswe za leta kugira ngo zishobore gufasha abaturage mu buryo budasubirwaho, tubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika uburyo atwihutisha muri iyo nzira. Bitoroshye kubona undi waza ntihazimwe guhuzagurika. Ni ukuvuga ngo uwo murongo twafashe uburyo turi ko wihutamwo, dukeneye umuntu w'indashyikirwa, umuntu wagaragaje ubwitange, umuntu wagaragaje ubuzobere, umuntu wagaragaje gutanga icyerekezo agafasha n'abanyarwanda kukigeraho. Bityo tukaba twumva ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yadufasha kwihuta muri iyo nzira. Ngoboka kandi avuga ko byaba ari amahirwe mu gihe Perezida Paul Kagame yaba aramutse yemeye kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Twumva mu by'ukuri ari amahirwe akomeye aramutse abitwemereye, kugira ngo akomeze kutwihutisha muri inzira yo kwihuta kugera ku iterambere no kugera ku by'abanyarwanda twifuza, tutazaririye, tutanahuzaguritse. Ubwo bagezaga inyandiko ikubiyemo ubusabe bwabo, aba bakozi ba Mifotra bamenyeshejwe ko kwakira ubusabe mu ruhame byarangiye, bityo basabwa ko inyandiko yabo bayisiga mu biro by'ushinzwe kwakira izi nyandiko. Biteganijwe ko tariki ya 14 Nyakanga uyu mwaka aribwo hazatangazwa imyanzuro yafashwe ku busabe bwose bwagejejwe ku nteko ishinga amategeko busaba ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda ivugururwa. Kugeza ubu kandi imibare igaragaza ko abarenga 3,700,000 aribo bamaze gusaba ko iyi ngingo yavugururwa. Justin Kayiranga, Lemigo TV. Eka duhite tugana mu butabera, aho mu gihe abanyarwanda bo banditse b'ingeri zitandukanye banditse basaba ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yavugururwa, ndetse ni Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo nayo ikaza kwandika ibisaba ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Democratic Green Party of Rwanda, ryo ryagejeje ikirego cyaryo mu rukiko rw'ikirenga. Iri shyaka rero risaba ko ingingo itavugururwa. Wa gatatu w'iki cyumweru ubwo urubanza rwagombaga gutangira, ugombaga kunganira iri shyaka yatangaje ko yagize ubwoba bituma urubanza ishyaka riregamo leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga rusubikwa. Hagaragaye impaka ndende, ishyaka risaba ko ryahabwa igihe gihagije ngo ribe ryashaka undi uryunganira, kuko abandi ryagerageje bavuga ko bafite ubwoba. Urubanza rero rwaje kwimurirwa ku itariki 27 ni 29 z'uku kwezi kwa karindwi muri umwaka wa 2014. Mu rubanza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Democratic Green Party of Rwanda, riregamo leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga.
iburanisha ryagombaga gutangira kuri wa gatatu ariko siko byagenze kuko ubwo abacamanza bahamagaraga batanze ikirego ngo urubanza rutangire haje kugaragaza unditizi yuko wari uhagarariye Green Party yaje kubwira inteko iburanisha ko agombaga kubunganira mu mategeko yabamenyesheje ko yikuye mu rubanza ku mpamvu ziswe izo kugira ubwoba. Madame Maombi Karine usanzwe ari vice president wa Green Party yabwira urukiko ko umwunganizi bari bashatse mu gitondo cyo kuri wa gatatu yabamenyesheje ko yagize ubwoba bwo kuburana uru rubanza bityo atakibunganiye maze bahita bandika ibaruwa isaba isubikwa ry'urubanza. Muri iyi baruwa Green Party yasabaga ko iburanishwa ryakwimurirwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2016 kuko aribwo baba bashatse umwunganizi mu mategeko. Nyuma yo gusoma iyi baruwa ubushinjacyaha bwagaragaje ko butishimiye ibikubiyemo busaba ko haba ubushishozi bwo kureba n'ibyo Green Party isaba atari ugutinza urubanza nkana ndetse akanasuzumwa niba iki kirego kitasibwa mu rwego rwo kudakomeza gushora leta mu manza. Ubushinjacyaha kandi bwanasabaga gusuzuma niba koko Green Party yarashatse umwunganizi mu mategeko kuko abari bahagararira ishyaka batagaragazaga ibimenyetso simusiga ko bari bamufite. Aha kaniyongeraho ko ubushinjacyaha bwasabaga ko umwunganizi wanze kuburanira umukiriya yabimwemereye ntanagaragare mu rukiko hakurikijwe amategeko yacibwa amande. Ubushinjacyaha kandi bwabanje gutsimbara ku kuba perezida wa Green Party Dr Frank Habineza atagaragaye mu rukiko, bunavuga ko bukurikije ibyo bwabonye mu ibarura ishyaka ryanditse nta cyerekana ko ari we wayisinye ndetse ko Madame Maombi Karine nta cyerekana ko afite ububasha bwo guhagararira Green Party. Ariko ingingo iza guterwa utwatsi n'urukiko rwavuze ko Madame Maombi yemererwa n'amategeko guhagararira Green Party. Nyuma y'izi mpaka inteko iburanisha yaje kujya mu mwiherero isuzuma ibyavugwaga na buri ruhande maze Professeur Sam Rugege perezida w'urukiko rw'ikirenga wari unayoboye inteko iburanisha avuga ko nyuma yo gusuzuma ibyavuzwe ku mpande zombi mu nyungu z'ubutabera ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riregamo leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga yemerewe gushaka umwunganizi mu mategeko ariko atesha agaciro ubusabe bw'iri shyaka ryifuzaga guhabwa igihe kigera hafi ku mezi 6 ngo ribe ryashatse undi mwunganizi. Umucamanza yavuze ko iburanishwa ritaha ryimuriwe ku itariki 29 z'uku kwezi kwa karindwi mu rukiko rw'ikirenga. Nyuma yo kumva iki cyemezo cy'umucamanza hanze y'urukiko, Ntizimana Jean Claude umunyamabanga wa Green Party yabwiye abanyamakuru ko iminsi bahawe idahagije ariko ngo ubu noneho bashobora no kugana ishyirahamwe ry'abunganizi mu by'amategeko rikaba ryabashakira ubunganira. Gusa nanone ngo n'ubundi ibi byanze biteguye kuba bagana izindi nkiko. Iminsi baduhaye mu by'ukuri ntabwo ihagije dukurikije n'ubusabe bwacu twasabye kubera ko nk'uko bo abunganizi ba leta mu mategeko bavuga ko ngo impamvu ngo turi gutinza urubanza bitewe n'ubusabe bw'igihe, ariko ndatekereza ko twebwe bitewe natwe n'ikibuga turiho dukiniraho politike bitewe n'uko abavoka twabagerageje kubareba bakagaragaza impamvu zitandukanye, nayo mpamvu twihaga igihe kirekire kugira ngo tuzabone umwanya noneho wo kubona abavoka bazima dushobora kwemera. Twebwe ibijyanye no kureba avoka ku giti cyacu ngubu dushobora kubireka nk'uko nari mvuze mbere tukaba twareba muri baro y'abavoka, noneho icyo gihe nibwira ko baba bari protege ku buryo bashobora kuba bahagarara bavuga bati ubu ngubu twatanzwe na baro nta kibazo gihari. Ibyo kandi bikomeje nta nubwo inkiko zirangirira mu gihugu, habaho n'izo hanze, habaho na East African Community, habaho ICG, bibaye ngombwa tutanyuzwe twakomeza. Ibyo Green Party ivuga birasa n'ibigoye kuko n'ubundi humvikanye amajwi y'abavuga ko hari n'abandi bunganiza amategeko bagiye banga kwinjira muri uru rubanza kubera impamvu zirimo zo kugira ubwoba n'izo kuba hari abavuga ko babibuzwa n'Imana. Hakaniyongeraho icyo Green Party yivugira ko yavuganye n'abavoka barenze 5 bakigura urubanza. Kuri Maître Mbonera Theophile wunganira leta y'u Rwanda muri uru rubanza ngo ibyo ababunganizi ba Green Party bavuga bishobora kuba bifite ikindi kibyihishe inyuma. Ntabwo dutekereza ko mu by'ukuri ikibazo gihari, ahubwo nibo mu by'ukuri nk'uko ari cyo bavuze wenda ku ruhande rwabo, ariko dutekereza ko hari ikindi kibyihishe inyuma bigoye kuba twahita tumenya, kuko mu by'ukuri urubanza ntabwo ari rwo rubanza rukomeye mu manza zabaye. Hari imanza aho hagiye haburanishwa imanza abantu bunganira abantu bakoze jenoside cyangwa bayikekwaho bakataha iwabo amahoro nta n'umwe wigeze bigiramo ikibazo. Hari abunganira abantu bakekwaho guhungabanya umudendezo w'igihugu. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuri uru rubanza. Rero mu by'ukuri rujyana gusa no kuvuga ngo guhindura itegeko nshinga cyangwa kutarihindura, turabona ari ikibazo cy'imyumvire mu bantu itandukanye.
ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2015 nibwo ishyaka Green Party ryagejeje ikirego ku rukiko rw'ikirenga risaba ko mu buryo bwihutirwa inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yabuzwa ibyo guhindura itegeko nshinga ry'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'101 hagamijwe ko Perezida Paul Kagame yahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 ubwo manda yemererwa n'itegeko nshinga rizaba zirangiye. Muri iki kirego Democratic Green Party of Rwanda ivuga ko ingingo y'193 y'itegeko nshinga idatanga uburenganzira bwo guhindura manda za Perezida wa Repubulika. Ni ikirego cyahawe inyito LS/002/2015 Cour Supreme kiri mu byashyizwe mu cyiciro cy'ibirego bidasanzwe kandi byihutirwa. Abakurikirana na hafi bya politike bavuga ko iby'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risaba bigoye kuba ryabigeraho kuko mu gihe rivuga ko ridashyigikiye ko habaho ihindurwa rya zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga, abaturage benshi bandikiye inteko ishinga amategeko bisabira ko zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga ryahinduka, ndetse inteko ishinga amategeko ikavuga ko yakira ubusabe bw'abaturage barenga miliyoni 3. Ni Lemigo TV mukomeje gukurikira, turacyari mu mwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru. Reka noneho twerekeze mu karere ka Kamonyi aho bamwe mu baharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko hari imwe mu mitungo yangijwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi itarigeze yishyurwa. Imitungo ikaba irimo n'iyangijwe n'abarundi. Mugenzi wacu Fulgence Hakizwera ku rwibutso rwa jenoside rw'akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ahashyinguwe inzirakarengane zisaga 47,000, umuyobozi wayibuka muri aka karere Pacifique Murenzi arasobanura ubugome ndengakamere abicanyi bakoresheje bica abatutsi bari bahatuye n'abahanyuraga bashaka guhungira mu gice cy'abihaye Imana cyari Kabgayi. Gusa ngo muri imwe mu mirenge igize aka karere haracyagaragara ikibazo cyo guseta ibirenge ndetse no kwinangira kwa bamwe bagomba kwishyura imitungo yangijwe muri jenoside yakorewe abatutsi nk'uko Murenzi Pacifique abisobanura. By'umwihariko bijyanye n'imanza zaciwe n'inkiko gacaca muri kategori ya 3 bijyanye n'imitungo yangijwe, aho uyu munsi mu karere ka Kamonyi mu by'ukuri hari bimaze kugerwaho mu kubishyuriza iyo mitungo, ariko hari n'ibitaragerwaho aho usanga abenshi imitungo yabo yaraburiwe irengero, ndetse hakaba hari n'abagifite ubushobozi ariko batarabona uburyo, navuga uburyo cyangwa se ubuhwituzi kugira ngo nibura uwangirijwe asubizwe ubutabera. Murenzi Pacifique, umuyobozi wayibuka muri aka karere ka Kamonyi, avuga ko ubuyobozi bugerageza gushyira imbaraga mu gukangurira abantu ngo bishyure ibyo bangije, ariko ngo haracyagaragara iki kibazo by'umwihariko imitungo yangijwe n'izari impunzi z'abarundi zabaga mu Rwanda zinashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi navuga ku bijyanye n'iyo mitungo yangijwe muri jenoside, hari igice nahoze mbabwira cy'amayaga aho iyo mitungo yangijwe n'abanyamahanga, navuga by'umwihariko impunzi z'abarundi ari nazo zari zaje kwica abatutsi bari bari kuri paruwasi ya Mugina. Iyo mitungo kugeza ubu ngubu tukaba uwarokotse jenoside atabona uwayiryoza. Numva by'umwihariko nashimira byo aho ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bugeze bukemura icyo kibazo, ariko tunasaba ko aho bitaratungana abantu bagerageza ubutabera bugahabwa uwabuhawe. Inzego z'ubuyobozi muri aka karere zivuga ko iki kibazo cy'imitungo yangijwe kigihari, ariko ngo abantu baragenda bakangurirwa kwishyura. Iki kibazo cy'abarundi ngo byagiye bigaragara muri gacaca ko hari abangije koko, ariko bari mu bufatanye n'abandi b'abanyarwanda. Abo bafatanije ngo bari kwishyuzwa, ndetse aba nabo ngo ntibizagarukiraho kuko ubuyobozi buri kubikurikirana. Umugiraneza Marite ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacurabwenge muri aka karere, umurenge unaherereyemo uru rwibutso. Izo manza zirimo ziba muri gacaca, harimo imanza zagiye ziba ari abangije imitungo ari nabisha abantu, bakabikora kuko bafatanyaga n'abandi baturage bahariya. Urubanza rugasomwa cyangwa se rugacibwa rurimo abantu benshi batandukanye, ko ubundi cyaha n'icyakorwa n'umuntu umwe, habaga harimo ubwo bufatanyacyaha bw'abantu batandukanye, ku buryo urubanza uko rwabaga rwaciwe rugaragaramo abantu bagomba kwishyura batandukanye benshi, hakaba habonekamo abahari bakishyura, ariko abadahari buri nsharubanza yose igiye igaragaza abahari ngo bishyure. Abadahari rero ni ikintu kigikorerwa ubuvugizi
kugira ngo mu gihe hari umuntu wangirijwe kandi uwamwangirije akaba adahari cyangwa atagaragara nabwo hazarebwe uburyo ubwishyu bwabo ngabo bugomba kuboneka. Imbaraga nke zigaragara mu kwishyura imitungo yangijwe muri jenoside yakorewe abatutsi si umwihariko wo mu karere ka Kamonyi kuko hari n'ahandi bigaragara. Ababiryozwa bavuga ko nta bushobozi, ariko kandi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagahamya ko hari abatishyura ku bushake, ndetse bamwe mu bagomba kwishyura bagahisha imitungo yabo ngo bahore bagaragara ko batishoboye. Fulgence Kizwera, Lemigo TV. Yani makuru twabagejeho muri iki cyumweru, komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside CNRG biravuga ko ubukana bw'ingengabitekerezo ya jenoside bwagabanutse ugereranyije no mu myaka yashize. Ibi iyi komisiyo yabitangaje kuwa gatanu w'iki cyumweru mu kiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije gushyira ahagaragara uko ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 21 byagenze muri iminsi 100 ishize. Marie Claire Umukiza. Nk'uko biba biteganyijwe, iyo gahunda yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 irangiye, komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ihura n'ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda kugira ngo ibagezeho uburyo icyunamo cyagenze. Kuri wa gatanu, ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru, yasobanuye ko icyunamo cyagenze n'ibibazo byagaragayemo, imiterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda no mu mahanga, n'umwihariko w'ipfobya n'ihakanwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Muri iki kiganiro, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG yavuze ko igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 21 hari ibikorwa bishya byagaragaye ugereranyije n'imyaka yashize, nko kuba harabaye imyiteguro yatangiye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, n'ibindi bikorwa binyuranye mu rwego rwo kugira ngo gahunda yo kwibuka igende neza. Hari ibintu bishya byaranze kwibuka ku nshuro ya 21 jenoside yakorewe abatutsi, ngira ngo nibutse by'umwihariko. Icyambere ngira ngo murabyibuka, kwibuka byaranzwe n'imyiteguro yatangiye mu kwezi kwa gatatu. Iyo myiteguro rero yaranzwe n'ibikorwa, hari nk'igikorwa cya Ame Week cyo kuvura abacitse ku icumu bari bafite ibibazo by'uburwayi bukomeye. Muribuka igikorwa cyakozwe n'imiryango y'urubyiruko rwa ARG na JARG ahantu hatandukanye mu gihugu, Rukumberi, Bisesero, Cyanika, Rurindo n'ahandi na Nyagatare. Cyaranzwe no kuremera abantu nk'abakijije abandi muri jenoside, gufasha abacitse ku icumu bafite ibibazo, ariko cyane cyane no kugaragaza ibikorwa by'ubutwari bw'ingabo z'inkotanyi zashoboye guhagarika jenoside. Ku kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside yagaragaye muri gahunda yo kwibuka uyu mwaka, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG yavuze ko hari aho yagiye igaragara, gusa ngo ugereranyije n'imyaka yashize yaragabanutse, nubwo hari ahavugwa ipfobya n'ihakanwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Ibibazo byagaragaye nari nababwiye icy'ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu mwaka habagaragaye ibikorwa 168 by'ingengabitekerezo ya jenoside hose mu gihugu, ibikorwa 168. ngo ibyaha no kubyita ibikorwa ko igikorwa kiba ari kizima. Tugarutse rero nanone kuri icyo cy'ipfobya n'ihakana n'ibirebana n'ingengabitekerezo ya jenoside, umuntu wenda yabereka ishusho y'uturere n'intara. Intara yaje ku isonga mu mubare w'ingengabitekerezo ya jenoside n'intara y'Iburasirazuba. Intara y'Iburasirazuba ahagaragaye ibikorwa by'ipfobya n'ihakana 54. Mu ntara y'Amajyepfo hagaragaye 34. Uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ni 31. Intara y'Amajyaruguru 18. Ahari mvuze 31 ni Iburengerazuba 31 n'umujyi wa Kigali 31. Ariko iyo dusesenguye hano muri CNRG dusanga mu by'ukuri ibi bikorwa bitariyongereye nubwo imibare biboneka kuri hejuru. Impamvu ni iyi, nuko kubera ko kwibuka ubu ngubu byagiye ku rwego rw'umudugudu, imidugudu yose yo mu gihugu. Bivuze ko kuba ibikorwa byaragiye ku rwego rwose rw'imidugudu n'ubugenzuzi
bw'ibyo bikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside bwaragaragaye kurusha uko byakorwaga mbere. umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG yagaragaje ko ibijyanye n'inkunga yatanzwe n'abaturage, ibigo ndetse na za minisiteri yiyongereye ku buryo yikubye kabiri ugereranyije n'umwaka ushize. Naho ku bijyanye no guhashya ingengabitekerezo ya jenoside yavuze ko hazashyirwaho imfashanyigisho mu mashuri hakurikijwe ibyiciro abana barimo. Marie Claire Uwumukiza, Lemigo TV. Murakoze cyane Marie Claire. Reka dukomeze no mu yandi makuru twabagejeho muri iki cyumweru. Bamwe bakora umwuga wo gutwara abagenzi mu modoka zizwi nka taxi voiture mu mujyi wa Kigali bavuga ko bagihura n'ibibazo byo kuba utumashini bashyiriwemo tubara ibirometero taximeter imikorere yatwo itanoze. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro RURA kivuga ko imikoreshereze y'utu tumashini inoze kandi ari bwo buryo bunogeye bwo gufasha abagenzi n'abatwara abagenzi muri taxi voiture. Hoze nishimwe. Nyuma yaho byari bimenyerewe ko abagenzi bashaka gutega taxi voiture bajyaga bakoresha uburyo bwo kumvikana hagati y'umugenzi n'umushoferi ugiye kumutwara bitewe naho yerekeje. Bamwe mu bashoferi batwara abagenzi mu modoka bazwi nk'abataximani bakorera mu mujyi wa Kigali bavuga ko bafite imbogamizi zijyanye na taximeter RURA yashyize mu modoka zabo, ko hari imikorere imwe n'imwe yayo itanoze ku buryo rimwe na rimwe bishobora no gutuma habaho ubwumvikane buke hagati y'umushoferi n'umugenzi. Taximeter RURA idusaba tujya tujyamo imbogamizi nyinshi. Urugero RURA yashyizeho itegeko ko dukoresha taximeter igihe cyose harimo umugenzi, ariko hari igihe uhura n'abakontorore ba taxi ba RURA ufitemo abantu bo muri famiye, ufitemo umuryango se, RURA ntabwo ukeneye nta busobanuro ikenera kumva. Bavuga ngo umuntu wese taximeter agomba kubikora. Urumva rero niba utunze imodoka yawe igufasha ibintu bitandukanye, ukayijyana mu kazi, waba ugiye gusenga ukayigendamo, waba ugiye kuvuza umugore n'abana ukayigendamo. Ibyo byose ntabwo RURA nta tandukaniro hagati y'umugenzi n'umuntu w'umuryango, kubera ko urugero niba uvuye Nyabugogo ujya i Remera urabona ko ari umurambi n'ahantu harambuye, taximeter rwose nta kibazo nta n'igihombo idutera. Ariko ntabwo hanga urugero rwo kuva Nyabugogo ujya National ni ibirometero 2 cyangwa 1 n'igice, ariko kibi cyane ku buryo ushobora gukoresha esansi ya 2. Urumva rero kugira ngo umugenzi ugiye i Remera n'ujye National bishyure kimwe nabyo ntabwo bisobanutse. Waiting time umaze uhagaze utegereje umugenzi yo ibara ibirometero ukoze, wagera ugeze ugasohora resi ukayiha umugenzi avuga ati ni 3 byagiyemo akabya kwishyura, kumusobanura ko aparitse isaha bitaje kuri ya fagitire ntabwo umugenzi yabyumva. Aba bashoferi kandi bavuga ko bakunze guhura n'imbogamizi z'abantu bakora uyu mwuga bakawukora badafite ibyangombwa bibemerera gutwara, kuko ngo bo bituma batabasha kubona abakiriya neza. Anaboneraho no gushimira RURA mu gikorwa yatangiye cyo gufata abo bakora ako kazi batabyemerewe. Ku ruhare rwacu ni byiza kuko zatubangamiraga zibatuma rero n'abagenzi bacu biyongera tubashe kugira muvuma nyinshi. Izo bita sara nyine mukaza dafite ibyangombwa bya RURA nyine akenshi ibidasora. Imodoka ya taxi igiye ibyangombwa byinshi guhera kuri assurance, kuri autorisation, kuri ibintu byose rurisaba. Una kintu kinana kimwe bafite rero. Njyaho ngende 10,000 wese gitangaza kugendera 4 cyangwa 5. Kubera ko nawe uzamusoresha na depense azagira muri make. Ku ruhande rwa RURA umuyobozi ushinzwe ubwikorezi Emmanuel Katabarwa yatangaje ko utu tumashini tuzwi nka taximeter twashyizwe mu mataxi voiture mu rwego rwo kugira ngo tworohereze abagenzi kudahendwa, kuko aka kamashini kagenda kabara amafaranga angana n'urugendo umuntu yakoze. Yongeyeho kandi ko iba ari uburyo bwo gukora umwuga mu buryo bujyanye n'iterambere. Taxi voiture nk'uko mubizi igihe kirekire zasaga nkaho zitagikora neza, ariko dusa nkaho twabibyukije, ndetse ubu ngubu taxi voiture zose mubona zujuje ibyangombwa byo ku rwego rwo mu bihugu byatembera, aho zifite icyo twita teletaxi cyangwa taximeter. Bivuga yuko iyo yicayemo bagakanda buto ibirometero byibara ukishyura amafaranga ajyanye n'ibirometero ugenze, aho kugira ngo bakubone kuko babona yenda wambaye neza, babona wihuta ufite umurwayi bakaguca menshi kuko babona koko ukeneye ya serivisi. Ntabwo bishoboka yuko icyuma gica menshi kurusha umugenzi, kuko na experience twakoze imindi kurusha utwara, ahubwo abatwara bahisha n'icyo cyuma kugira ngo babashe guca amafaranga menshi. Ku kilometero ni amafaranga 500. Ibirometero 3 bya mbere bisaba 500, kuko iyo fagitire usibye no kuvuga ngo ntibari buguhende, haba hariho nimero za telefone zo gutwaye, haba hariho plaque y'imodoka yagutwaye,
haba hariho ikigo iyo modoka ibarizwamo ku buryo utayemo n'ikintu cyawe biba byoroshye kuza kugishakisha. Utwo tumashini tuzwi ku mazina ya taximita RURA yatangaje ko buri taxi voiture ibaruye ibifite ako kamashini ko abakora batadufite baba batabaruye, bityo umuntu ukora umwuga wo gutwara abagenzi muri taxi voiture yafashwe ahanwa n'amategeko. RURA kandi irashishikariza buri muturage ko najya gukoresha taxi voiture azajya abanza kubaza umushoferi niba akoresha ako kamashini kandi gakora neza mu rwego rwo kudahendwa ndetse no gukora ibijyanye n'iterambere. Rose Nishimwe, Lemigo TV. Reka tugume mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu, ariko noneho tujye mu batwara abagenzi kuri moto, aho bamwe bakora aka kazi mu mujyi wa Kigali bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo guhabwa impapuro zibemerera gukora. Bavuga ko batanga ibisabwa mu makoperative yabo ku gihe, ariko bagatinda kubona ibyangombwa. Ruhande rwa RURA ariko aricyo kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro, kivuga ko gikora ibishoboka byose serivisi zigatangirwa ku gihe kandi neza, gusa ngo haracyari ikibazo cy'abanyamuryango n'abayobozi b'amakoperative badakurikirana ibyangombwa byabo. Ngabonziza Kizima Joella. Ubwo twaganiraga na bamwe mu bamotari bakorera mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo, batangaje ko batinda kubona impushya zo gutwara abagenzi. Ibyo bikaba bibangamira imikorere yabo kuko bibaviramo gutwarwa moto zabo ndetse no gukora nk'abihisha kandi bakabaye babifitiye uburenganzira. Bamwe mu baganiriye na Lemigo TV batangaje ko bishyura impushya ku makoperative yabo ariko bagatinda kubona impapuro zibemerera gutwara abagenzi. Banabaza abayobozi babo bakababwira ko ibyangombwa byabo bikiri mu maboko y'ikigo gishinzwe kugenzura imirimo inyuranye aricyo RURA. Ikibazo cy'amarotisation twajyaga tudepoza muri RURA mbere, barangiza bagahita baduha amarotisation tukajya mu kazi tugakora. Nyuma baratubwira muri koperative zacu ngo RURA yavuze ko tutazajya dusubirayo ahubwo tuzajya dudepoza muri koperative ikaba ari ibijyana muri RURA. Ibyo turabikora. None turadepoza muri koperative zacu tugategereza ko zibitudeporeza muri RURA, bigahera iyo ngiyo tugategereza tugaheba, tugatwara nta autorisation dufite. Twagera mu muhanda twahura na polisi zikadufata. Urumva ko iyo moto bayifashe bakayipakira bakayijyana nta ruhare bifitemo, waradepoje kera warategereje warahebye. Ni ikintu bita karengane, nicyo mbona rwose kiba kitubanga. Koperative uheruka udepoza akakubwira uzagaruka igihe kiniki, wasubira ngo uzagaruka igihe kiniki, bigakomeza bigenda gutyo. Byakabaye nka mbere wenda umuntu akajya ajya kwiyishyurira muri RURA akaza yizanye, kuko ubu ngubu ni ibintu bikaza cyane. Urishyura amafaranga yawe ukabyerekana polisi igufashe ntibyemere, ujya kuri RURA bakakohereza muri koperative. Bakohereza muri koperative, umuyobozi akajya kuri RURA bakamubwira ngo bambwiye ko bizasohoka mu mezi 3 wenda n'urugero. Muri ayo mezi 3 bikarangira utegereje ugakuraho mpaka zije nko mu mwaka wose. Umwe mu bayobozi bayobora koperative izwi ku izina rya Ferwakotamo yagaragaje impamvu hari bamwe mu bamotari batabona impushya zabo kare, avuga ko hari bamwe bishyura amafaranga yabo ku makonti atagikoreshwa bitewe n'uko bagiye bazihindura bakabimenyesha, ariko abamotari ntibabikurikirane cyangwa bakishyura amasosiyasiyo babarizwagamo mbere, kuri ubu akaba atagikora. Akomeza avuga ko abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakwiye kujya bagana amakoperative afite ibyangombwa kandi bigaragara ko akora. Ibyo bikaba byaborohereza kubona impushya kuko bimaze kugaragara ko hari amakoperative afite ubuyobozi bubi butuma iterambere ry'abamotari ridatera intambwe. Ubundi mu bamotari harimo ibyiciro nka 3. Harimo icyiciro kimwe cy'abamotari bumva bakunze n'umurimo bakora kuko batunze, bakubahiriza gahunda zo kuzuza ibyangombwa byose. Tukagira n'abandi batwara yumva ko kwishyura autorisation uruhushya rutuma atwara abagenzi mu muhanda ntacyo bitwaye, ahubwo agahora akora akwepa. Noneho dufitemo n'abandi bafite mugiye ku muhanda mwahabasanga akwereka bordoro yishyuriyeho muri banke, akabwira ko yishyuye autorisation, nyamara wajya kure ugasanga ni konte y'ikindi kigo yishyuyeho cya association yabagamo. Icyo sinatinya kukivuga, nicyo bakunda kwita ngo ni sitaramurwa, kandi sitaramurwa uyu munsi ntabwo iri muri transport ya moto, ni sendika. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa RURA, Emmanuel Katawarwa ushinzwe kugenzura imikorere ya transport yatangaje ko nta kibazo kiri hagati ya RURA n'amakoperative, ahubwo ko byagiye bigaragara ko hari bamwe mu bayobozi b'amakoperative batuzuza inshingano zabo. Ntabwo imikorere
mibi iri hagati ya rura nk'urwego n'amakoperative, ahubwo nk'uko mubivuga natwe hari abatugaragarije yuko amakoperative amwe ashobora kuba adakora neza inshingano zayo, aho ushobora gusanga bashobora kudahuza amakuru bavanye muri rura ngo bayageze ku basabye ibyangombwa, ubwo no kuba nk'amakuru ajyanye n'uko yenda hari ibituzuye muri dosiye yabo. Ikindi twagaragarijwe nuko hari abatinda kugira ngo babanze bageze abanyamuryango benshi baze kubasabira icyarimwe, yumvikane ko uwasabye mbere bishobora gutinda. Ariko tumaze kubibona ibyo twaramanutse turabegera hafi amakoperative yose akorera mu gihugu, turabaganiriza tubereka yuko iyo mikorere atariyo, tukaba twizera yuko baza kwikubita agashyi. Ariko nanone ku bijyanye n'imikorere mibi y'amakoperative, ibyo ni ibireba abanyamuryango kuko nibo bashyiraho ubuyobozi. Nabyo twabakanguriraga yuko igihe uyobora koperative atujuje inshingano ze nk'abanyamuryango bafite ubugenzuzi bwabo, baba bakwiye kubikurikirana akuzuza inshingano ze. Nubwo haje uburyo bushya bwo gutanga ibyangombwa ku makoperative kugira ngo bigere muri rura, bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto barasaba ubuyobozi bwa rura ko hasubiraho uburyo bwa kera aho umuntu yigeneraga ubw'ibyangombwa muri rura kuko ari byo byihutaga. Ngabonziza Kizima Joella, Lemigo TV. Mu gihe Minisiteri y'Uburezi yo ikomeje gukangurira ibigo by'amashuri gutoza abana kumenya kwikorera isuku ndetse n'imirimo y'amaboko, bimwe mu bigo byatangije iyi gahunda bivuga ko bifite inyungu kuko harimo kuba bigabanya amafaranga menshi yagendaga ku bakozi. Yaranze Hakizwera. Mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Remera Protestant, abanyeshuri bari mu isuku, ibikorwa ubundi wasangaga bikorwa n'abakozi b'ibigo bashinzwe isuku. Uku gukora kw'abanyeshuri ngo ni gahunda ya Minisiteri y'Uburezi, ngo abana bagomba gutozwa gukora bityo bakajya babasha no kubikora iwabo mu rugo. Ni ibintu wumva ko bamwe mu banyeshuri nabo bashobora kuba barasobanukiwe n'umumaro wabyo. Bisore Freddy ni umunyeshuri muri iki kigo cya Groupe Scolaire Remera Protestant, avuga ko no mu rugo iwabo agomba gufasha umukozi wo mu rugo mu mirimo imwe n'imwe. Ibi kandi ngo nabitoza barumuna be, kuko burya umukozi ntago aba ari igikoresho muba mwarazanye ngo kiye gikora gusa, ugomba kumufasha nawe ukamwereka mu rugero mu byo mwiga mu ishuri, kugira ngo nawe nihagira igihe azaba afite umukozi we atazamukoresha nabi, ahubwo nawe ajya gukuraho isomo. Ibi ngibi ni ukubitoza natwe barumuna bacu kugira ngo bakure bazi isuku, kuko u Rwanda rwacu aho twerekeza turashaka kurugira u Rwanda rwiza ruzajya rwifuzwa n'abanyamahanga bose bitewe n'isuku. Mugenzi we Mutesi Yvonne wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza avuga ko isuku ari iya buri wese kandi ko ihesha umuntu agaciro, ndetse nawe ngo no mu rugo hari ibyo yikorera. Igikorwa cy'isuku ni cya buri umwe wese, koko ntago waca ku gipapuro kandi tubitoza na bagenzi bacu. Bizamfasha koko isuku bundi niyo ikuranga, isuku niyo ikuranga, niyo iguhesha ikintu runaka, niyo iguhesha agaciro. Mbese cyane nzakomeza nyikora mu rugo, nshobora kwikoraho isuku, mwoza ibyombo, nkakoropa mu nzu. Nkurikimukiza Edouard ni umuyobozi wa Groupe Scolaire Remera Protestant, avuga ko iyo umenyereje umwana ko byose bikorwa n'umukozi ngo buri kumuyobya, kuko ngo bishoboka ko hari igihe kiba kizagera akaba wenyine ugasanga nta na kimwe ashoboye kwikorera. Ariko kandi gutoza umwana kugira isuku ngo binatuma agira ubwenge. Iyo umenyereje abana ko hari abakozi, kera umwana niyo amaze gukura usanga hari igihe yibona aba nko mu nzu ya wenyine, ugasanga ntazi gukoropa, ugasanga ntazi kwimesera, kubera ko wamutoje ko ibintu byose bikorwa n'abakozi. Usanga rero mu kigo nk'iki ngiki tudafite abakozi benshi, dufite abakozi bunganira, ariko ku buryo imirimo myinshi y'isuku ikorwa n'abana. Umwana ufite discipline, umwana ufite isuku, binagira impact mu myigire. Hari ikintu bimufasha mu kurushaho gutunganya ibigendanye n'imyigire ye, bikaba byamuzanira ndetse no gutsinda. Naho wa mwana wiberaho ntacyo yitaho, burya usanga no mu myigire ye byanze. Uretse no kubana ubwabo, ibi ngo binagira n'ingaruka nziza ku bukungu bw'ikigo, kuko ngo ahakorwaga n'abakozi bigasa nko gusesagura ngo biba bivuyeho, hagasigara bake bafatanya n'abana. Buriya unagiye no mu bigendanye n'imihembere cyangwa se kwita kuri abo bakozi, kubona abakozi bazengurutse amashuri 40 ari muri iki kigo buri munsi bayakorera isuku, nawe urumva ni ikintu
wakwita nko gusesagura, kandi ufite abana watoza uwo muco nabo bakawukurana bakazawugira ubuzima bwabo. Ubwo rero nubwo abakozi baba bahari bagenda bakora muri cya gihe abana bari kwiga ibyo batashoboye gukora, cyangwa se iby'abana bakoze barangije kwiga batarangije, umukozi agenda atunganya aho hantu hasigaye kuko nawe arahari, ariko ibyinshi tubitoza abanyeshuri. Mu mujyi wa Kigali hagiye habaho gahunda yo gusura no guhemba ibigo byahize ibindi mu kugira isuku. Ibintu bisa nk'ibyafasha Menediki kugera ku ntego yayo yo kwigisha abana gukora, cyane ko ku rutonde rw'amasomo biga habaho n'iry'imirimo y'amaboko. Ibi byafatwa kandi nka kimwe mu byatera imbaraga ibigo kwitabira isuku, kuko nk'ubu iki kigo cya Groupe Scolaire Remera Protesta giherutse guhabwa n'umujyi wa Kigali igikombe na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kubwo guhiga ibindi bigo mu kwitabira no gushishikariza abana kugira isuku. Fulgence Kizwera, Lemigo TV. Ibi byakozwe ku bufatanye bw'abana n'ubuyobozi bw'ishuri n'abarezi ndetse n'ababyeyi. Reka mukanya tuze tureba amwe mu makuru y'ingenzi yagarutsweho cyane mu ruhando mpuzamahanga, ariko mbere yaho reka dufata akaruhuko ko kwamamaza. Petrocom Limited ikomeje kwita ku bakiriya bayo ibagabanyije ibiciro ku bikoresho byose by'ubwubatsi ku buryo bushimishije. Muri ibyo bikoresho harimo amabati y'amoko atandukanye, nk'afite imigongo y'amategura mukunda kwita torotwire, autoporota, galvanize, inabafite imireko, imifuniko, amatibe, amatiyo, planche de rive n'ibindi bikoresho byinshi by'ubwubatsi. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe cyangwa dusange kuri Petrocom House ku muhanda wa Poiruru ujya Nyabugogo. Ubwuzu bw'umuryango, uburyohe budasanzwe, ubwiza buvanze n'ingano nyafurika, itandukaniro utasanga ahandi. Spaghetti Silva wayisanga mu masupamaketi cyangwa mu maduka yose akwegereye. Spaghetti Silva. Vous souhaitez un bel endroit pour vous divertir avec vos amis, votre famille? Lemigo Hotel vous offre son espace comme d'habitude. Un repas de qualité, préparé d'une manière spéciale par des cuisiniers qui maîtrisent l'art culinaire. Les mets préparés à la culture rwandaise, à la chinoise, à la Mongolia et tant d'autres pour votre santé. Chaque vendredi et samedi, vous êtes bien accueillis chez Lemigo Hotel qui met à votre disposition son programme Happy Hour de 17h à 21h avec l'orchestre Impala et bien d'autres artistes. Les merveilles, c'est avec Lemigo Hotel. Mu Burundi, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu arasaba ko perezida w'iki gihugu Bwana Pierre Nkurunziza yakwambura intwaro urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, urubyiruko ruzwi ku izina ry'imbonerakure rushinjwa kuba rwica abaturage. Ingabire Yvonne.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu yihanangije ibisasu bikomeje kugenda bituritswa hirya no hino mu murwa mukuru Bujumbura bitewe n'uko Perezida Pierre Nkurunziza ashaka kwiyemeza kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu n'umutekano muke ukomeje guterwa n'urubyiruko rw'ishyaka ari ku butegetsi na polisi iki gihugu aho bashinjwa kwica abaturage n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Zeid Rad Al Hussein yabwiye akanama gashinzwe umutekano ku isi ko imbogamizi ku buzima bw'umuntu no ku iterambere ry'igihugu ziri ku rwego rwo hejuru bitewe n'idindira rya politike ryateye impfu z'abaturage n'amateka y'Uburundi yamenyekanye mu kumena amaraso y'abaturage. Yatangaje ko ishami ayobora rifite umubare munini wamaze gupfa amezi abiri ashize gusa. Ni muri urwo rwego Zeid yakomeje asaba guverinoma y'iki gihugu kwambura intwaro imbonera kure urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Uburundi ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, ni igihugu gito muri Afurika yo hagati gisangiye amateka y'amacakubiri ashingiye ku moko n'u Rwanda bihana imbibi. Mu Burundi hatangiye imyigaragambyo mu kwezi kwa kane nyuma ya Perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko aziyamaza kuri manda ya gatatu. Abigaragambye avuga ko Nkurunziza agomba kurekura ubutegetsi kuko itegeko nshinga rivuga ko manda zo kuyobora igihugu ari ebyiri gusa. Gusa abashyigikiye ubutegetsi bwa Nkurunziza bavuga ko ashoboye kandi akwiriye kuyobora manda ya gatatu kuko byemewe n'abanyamategeko kandi kuri manda ya mbere atari yagize amajwi menshi. Muri Uganda muri iki cyumweru havuzwe itabwa muri yombi ry'abanyepolitike babiri batangaje ko bazahangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka wa 2016. Abo ni uwahoze ari minisitiri w'intebe Amama Mbabazi wanigeze kuba umwe mu bakada bakomeye b'ishyaka NRM riri ku butegetsi. Undi wataye muri yombi ni Kiza Besigye nawe rero uri uyobora ishyaka FDC, ishyaka rirwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ingabire Yvonne arakomeza. Uwahoze ari minisitiri w'intebe Amama Mbabazi ushaka kuzahangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2016 yataye muri yombi ubwo yari mu nzira ajya mu gihugu bugufi n'umupaka wa Kenya kubonana n'abamushyigikiye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi Andrew Felix Kawesi yagaragaye kuri televiziyo ikorera muri Uganda NSB yemeza itabwa muri yombi ry'aba bakandida ku birometero 75 uvuye mu rwa mukuru Kampala. Kawesi akomeza agira ati ndababwiye ndi umupolisi kandi namuteye muri yombi, nta mpamvu yo kujya imbare ubari mu maboko ya polisi. Polisi kandi yataye muri yombi undi mukandida uyoboye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Kiza Besigye mu rukera rwo kuri wa kane mu gihe yaravuye iwe. Umwe mu bamuhora hafi Francis Mwijuke yatangaje ko yavuye iwe mu rukerera agiye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunana ambasaderi aho yaguye gituma na polisi ikamusaba gusubira iwe cyangwa gutabwa muri yombi. Amakuru dukesha abatanga buhamya avuga ko yanze gusubira iwe agahita atabwa muri yombi atwaga kuri station ya polisi Inagalama. Muri Uganda kandi kwa gatanu w'iki cyumweru havuzwe inkuru y'uko Jamil Mukuru umwe mu bayobozi b'umutwe urwanya ubutegetsi hariya bakaba gufatwa nk'inyeshyamba ADF Naru yashyirijwe igihugu cya Uganda aho agomba gukurikiranwa n'ubutabera ku byaha birimo iby'intambara ndetse no gufata abagore ku ngufu. Yashyirijwe Uganda rero avuye mu gihugu cya Tanzania aho yatawe muri yombi. Inkuru nanone tukomeza kugezwaho na Ingabire Yvonne. Upon arrival, Mukuru w'abarwanyi ba ADF yoherejwe mu gihugu cye kuva muri Tanzania aho akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi. Mukuru yavuye Tanzania kwa gatanu iki cyumweru mu masaha nyuma ya saa sita yagiye mu ndege n'umuyobozi wa polisi John Ndungutse agera ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu masaha saa 12 z'umugoroba. Yararinzwe n'inzego zishinzwe umutekano za Uganda. Iri yoherezwa rirangije ubusabe bwa Mukuru wahoraga asaba ko atakorezwa kuranira mu gihugu cye. Uyu muyobozi w'umutwe w'abarwanyi yoherejwe nyuma yaho urukiko rwa Tanzania rusabye ko yaburanishirizwa mu gihugu cye ku byaha byinshi by'ubwicanyi akurikiranweho muri Uganda. Mu kwezi gushize Mukuru yabwiye urukiko rw'ibanze rwa Kisutu ko atizeye neza ko azafatwa neza n'urukiko rwa Kampala bitewe n'uko atavuga rumwe na guverinoma. Ariko ku ya 25 ukwezi gushize umucamanza Cyprian Keha yavuze ko ahagijwe n'ibyo uyu murwanyi ashinjwa kuko bidafite aho bihuriye na politike mu rwego rwo kumvikanisha ko azajya kuranira mu gihugu cye Uganda. Uyu mucamanza yanavuze ko hari ibimenyetso byinshi bimushinja ubwicanyi. Nyuma y'umwanzuro w'umucamanza Mukuru yavuze ko atanyuzwe nawo abwira urukiko ko azajurira. Ku ya 22 ukwezi kwa gatanu guverinoma ya Uganda ibinyujije ku munyamategeko wayo General Fred Ruhindi banditse ibaruwa isaba ko Mukuru yakoherezwa iwabo. Muri rusange yavugaga ko uyu murwanyi akeneye mu gihugu cye agasubiza ibyaha akurikiranweho harimo n'iby'ubwicanyi. Mukuru arashinjwa gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero ku basivili muri Uganda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu myaka ya za 90. Rero amwe mu makuru y'ingenzi twabagejejeho muri iki cyumweru mu izina rero
itsinda rigari ry'abanyamakuru bagize uruhare mu kuyatara no kuyatunganya ndetse na equipe tekinike yatubaye hafi muri iki cyumweru cyose ngo amakuru ajye abageraho anoze. Bashimiye kuba mwarabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Turarekera kuza komeza kunogerwa n'izindi gahunda za Lemigo TV. Nge mwabanye muri gahunda ndi Innocent Muvunyi. Imana ibarinde.